muraho murakomeye nitwa Dejoa nayo nitwa Clarisse Karasira. Yes, uyu munsi tukaba turi abashyitsi ba D&D TV. Divine ni umushuti wacu cyane, afite YouTube channel yitwa D&D. Yatwareje ibibazo bikomeye cyane rero yifuza ko twasubiza nk'umuryango wacu. Tukamana amatsiko abakunzi be, abakunzi b'ibikorwa bye. Aha, uriteguye? Aha, nditeguye. Birakomeye ariko ndagerageza, turagerageza. Okay, so ikibazo cya mbere kiragisome. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo mushobora gusangiza abantu igihe urukundo rwanyu rwahuye n'ikigeragezo gikomeye ndetse icyo mwahigiye kuri mugenzi wawe muri icyo gihe. Jewe igihe numva cyangoye navuga ni igihe nazaga hano kuba muri Amerika kubana nawe. Urumva we hari ukuntu system yarayimenyereye ariko njyewe byari gutangira kuri zero. Byarangoye cyane icyo gihe, ibintu byinshi, ariko gahoro gahoro umuntu agenda amenyera. Icyo gihe mu mezi ya mbere navuga ko bitari byiza cyane. Namubanye tough, ariko byari bikwiye. That is terrible to say. Nese ngiye mbanye tabu. Okay, wasoje. Hanyuma ukuntu rero twabiciyemo, yagerageje kunyumva, ngerageza kumubwira imbogamizi ndi kunyuramo, tugira communication ihoraho, gahoro gahoro bigenda bicayuka, bigenda tubivamo. Icyo ni ikibazo cya mbere. Yes. Icya kabiri kiravuga ngo, icya kabiri aba ari wowe gisubiza. Icya kabiri kiravuga ngo ni mu buhe buryo mwahinduwe cyangwa mwakuze kubera kubana na mugenzi wawe? Iki ni ikibazo cyiza. Iyo ufashe inshingano zo gushinga urugo, waba uri umusore cyangwa se waba uri umukobwa ukahitamo kubaka umuryango, biraguhindura uko byagenda kose. Rero navuga ko ku ruhande rwacu byaradukujije, kuko uburenze kuba wowe gusa ibyemezo ufata, imishinga ukora, birugira ingaruka kurenze wowe gusa. Rero navuga ko ibyo ari ibintu byadukujije cyane, hiyongeyeho n'inshingano zo kuba ababyeyi dukora byo binarushijeho. Byaduhaye ishyaka ryo gukora cyane, n'ishyaka ryo gusobanukirwa neza icyo bivuze kugira urugo n'umuryango. Hanyuma ikibazo cya gatatu kiravuga ngo ni iyihe nzozi cyangwa ni izihe nzozi murimo kubakira hamwe kandi kuki ari ingenzi kuri mwembi? Ntekereza ko inzozi zikomeye kurusha izindi turi kubaka ari ukubaka umuryango uhamye. Nizo nzozi ziruta ibindi. Umuryango uhamye rero urimo byinshi, harimo cyane cyane nko kugira ngo umugisha twabonye w'abana w'urubyaro tuzagire, tugerageze kubaha uburere bukwiye, tugerageze kumenya imibereho yabo. Kurera ntabwo byoroshye, ariko ntekereza ko ari inzozi zikomeye za buri mubyeyi, kubona umwana we cyangwa abana be nabo bakuze, umuryango ukaguka. Izo nizo nzozi zikomeye za mbere dufite, ariko dufite kandi inzozi of course zo gutera imbere nk'iyindi miryango yose, ariko cyane no kuba twagera aho tukirenga, atari famiye yacu twenyine, tukaba twahesha umugisha n'abandi mu gihe bishobotse. Ikibazo cya kane kiravuga ngo niba abana banyu cyangwa abazabakomokaho barebye ikiganiro nyuma y'imyaka 50, ni iki mwakwifuza ko bamenya ku rukundo? Ntekereza ko ari ikintu kizwi cyane, ariko twifuza ko bazibuka ko urukundo rwihangana, urukundo rubabarira. Ariko njyewe icyo nashimangira cyane ni uko urukundo rurihangana, kandi urukundo nta kintu cyiza rutagukoresha. Ni ukuvuga ngo wenda reka mvuge nko kwitanga byonyine, kurira aba ari ukwitanga. Njye nabimenye cyane, urumva nyine maze kubyara abo bana bazareba iki kiganiro nyine nk'uko mwabitubajije,
hari ukuntu uhita wumva wowe wibuze ukababona, ibyo ukoze byose akaba ari uri gutekereza, inzozi zawe, ibitekerezo byose. Urwo rero ni urukundo, igisobanuro cy'urukundo ruhebuje urundi, rumwe wirenga ukitanga ukihangana ukagerageza ariko nturekure. Njye ndumva aricyo ngicyo nabivugaho. Ikibazo cya gatandatu, iyo mutumvikanye ni iki kibafasha kwibuka ko muri ikipe imwe kandi ko mudahanganye ahubwo mufatanyije? Ibyo turabizi rwose, tujya gushaka ko tubizi ko tugomba kuba ikipe imwe cyangwa turi ikipe imwe. Nta kibitwibutsa, ahubwo nk'uko abantu babiri babanye buri wese aba ari unique, aba yihariye, atekereza ukwe, abona ibintu mu buryo bwe runaka, kenshi na kenshi ari nabyo bituma abantu buzuzanya, bigatuma bafata ibyemezo byiza. Rero ku ruhande rwacu iyo hari ibintu tutumvikanaho, cyambere dukora ni ugushaka gutega amatwi mugenzi wawe kuruta uko wifuza ko gutega amatwi. Hanyuma iyo uko ugenda wumva umuntu niko ugenda umenya aho ari guturuka mu byo ari gutekereza n'impamvu ari gutekereza uburyo atekereza. Iyo wamaze kumwumva rero nawe akabyumva ko wamwumvishe, nawe umusaba ko akumva, hanyuma nawe akagutega amatwi akakumva nk'uko nawe wamukoreye. Kenshi na kenshi iyo ubikoze gutyo mugahana umwanya wo gutegana amatwi, birangira mubonye neza icyo birangira rimwe na rimwe igitekerezo wenda cye aricyo kigiye imbere kuko aricyo cyiza, cyangwa se cyane kikaba aricyo kigiye imbere kuko aricyo cyiza, cyangwa se ibitekerezo byacu tukabibyazamo ikindi gitekerezo tutari twigeze dutekereza individual cyangwa se ku muntu umwe. Nubwo buryo tubikoramo. Katare ikindi kibazo gikurikiraho Stars. Ni iki ushimira mugenzi wawe mu myaka mumaze mubana? Njyewe icyo mushimira cyane kiruta ibindi, ubuse wenda bagira no kuza kuko biri kuri kamera, ariko ni byinshi pe, ni byinshi. Sinzi ko nabona na kimwe ndobanura kurusha ibindi, ariko wenda reka mvuge ko ni umugabo pe. Reka mbabwira, nagiye kuvuga mu Cyongereza, narahiriwe rwose. Uyu muntu ni umugabo mwiza pe, umugabo mwiza. Reka mvuge ngo w'umwana mwiza. First of all, ni best friend kurusha ibindi. Buriya iyo ugize Imana ugashakana n'umuntu ufitemo kuba inshuti yawe magara kurusha ibindi, kurusha kuba umutegetsi cyangwa ibiki cyangwa ibindi, aba ari amahirwe menshi. Ikindi arumva, akumvikana, umuntu wumva akagiramo akantu ko kwiyoroshya. Umugabo ugiramo akantu ko kwiyoroshya akavuga ngo okay, reka numve biriya wenda yabikoze ariko no kubera iyi mpamvu birashoboka. Donc agashaka kukumva atari kuvuga ngo njyewe ndi umugabo, ibyo mvuze byose nibyo, ubwo nyine ni ukuvuga ngo niba nanakosheje ntabwo nshaka kubyumva, sinjya nkosa ngiye ndi umugabo. Kuko njya mbyumva ko hari abagabo wenda bameze batyo, ariko sinabura ibyo mushimira byinshi cyane, ariko umugabo mwiza sheri. Thank you. I'm so lucky. Thank you. Icyo ni ikintu cyiza, ni ikibazo cyiza cyane kinshimishije muri byose. Biragora kuvuga umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe nk'umudamu, ariko ikintu navuga ni uko Clarisse Karasira ni umuntu sinamuvuga gute, ni umuntu wihariye, ni umuntu w'umwihariko, ni umubyeyi mwiza, ni umudamu mwiza, kandi ni umuhanga cyane, afite umutima mugari, akunda umuryango cyane, akunda abana by'agahebuzo, ku buryo nta kintu wamuzanira imbere cyamurutira urukundo afitiye abana n'umuryango. Icyo ni ikintu mushimira cyane. Ibyo rero nibyo bituma abantu biramfasha mu nshingano mba ndimo. Ikindi kandi mukundira ko ni umuntu uri kunsunika,
ni umuntu mbonamo ubushobozi kandi akanafasha kubigeraho mu nyungu z'umuryango. Kubona rero umuntu mwuzuzanya, muganyura mu byiza mu bigoye, mutaryana hagati yanyu mugahangana n'ibibazo ariko mwe ubwanyu mufitanye ubumwe, ni ikintu gikomeye cyane. Ndabigushimiye cyane cyane pe. Ikindi nakongeraho ariko nibanga kwa sosiyete nta nubwo ari nibanga. Hano hari community tubamo bajya bamwita Mr Genius. Ni umunyabwenge bwinshi cyane. I'm so grateful. Nakwibyeho buke. Asante. Ikibazo cya nyuma kiravuga ngo iyo ufite amahirwe yo kongera kubaho uyu umunsi umwe wo mu rukundo rwanyu uko wakabaye, wahitamo uwuhe kandi kubera iki? Kugeza amagingo aya nahitamo ku itariki 8 z'ukwezi kwa 7 2025. 8 z'ukwa okay. Kuko niwo munsi ubwo bampitishijemo umwe, ariko ndi nahitamo ni 13 z'ukwa 6 2022. Ayo ni amatariki nabyariyeho abana bacu. Hari igihe buri mubyeyi aba ari kuvuga ngo abana banjye, buriya nawe harahagera kuvuga ngo abana banjye ukajyana nawe wenyine. Abana bacu nyine njyewe kubona ndi ku kiriri nk'iki baby Kwema, papa Kwanda nawe afite Kwanda, baje turi kumwe turi bane as a family kwa muganga. Uwo munsi uhita wibagirwa uwo bari bose wanyuzemo. Uwo munsi ndawibuka nkavuga ni Imana ishimwe uwo munsi. Hari n'indi minsi myinshi inshimisha nk'ubukwe n'ibiki, ariko nuko nyine mwatubwiye umunsi umwe ngewe ndumva uwo nguwo ariwe nahita mvuga. Nanjye iyo ni iminsi y'agaciro mu buzima bwanjye cyane. Indi munsi ukomeye kuri njye itariki ya 1 z'ukwa 5 ni umunsi twasezeranye imbere y'Imana. Nawo ni umunsi ukomeye cyane. Narawishimiye, twawugiraho ibihe byiza cyane, nta stress na nkeya. Dufite ku bukwe bwacu. Habe namba rwose. Iyo ni iminsi myiza cyane. Gusa ndabizi ko indi myiza kurushaho iri n'imbere. Turashima Imana ku bwa byose.